umunsi w'itariki enye Nyakanga kuri benshi nanjye ndimo ni nk'ubunani, ni nk'itariki ya mbere ibanziriza umwaka abenshi nanone twizihiza, kuko igihe tumaze guhera 94 guhere ku itariki enye Nyakanga ni ibihe byahindutse byinshi, n'ubuzima bwahindutse, imibereho, ubuzima kuri benshi bwatangiriyeho. So RPA nk'uko perezida yabitubwiye mukarangiye mu mwaka w'1993 yatubwiye ko ingabo zacu zizaba umusingi cyangwa inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi RPA yafashe inshingano ihabwa n'itegeko nshinga. RDF uyu munsi ngira ngo na Rwanda National Police birafatanya kugira ngo twubahirize ayo mabwiriza yaduhaye, kandi twakomereje aho ngaho kuva uwo mwaka kugeza uyu munsi. mu Rwanda rwari rwaracitsemo ibice, ni amateka baradasigana n'ubuhunzi, ivangura n'urwango. Nibyo ni amateka, gusa inkuru nziza nuko hari abandi bamwe batemeye ko ibyo bikomeza, ahubwo bahitamo kubihagarika maze barahaguruka bambarira urugamba koko. Ni inkuru itangirira Kagitumba ku itariki ya 1 Ukwakira mu mwaka w'1990. Ni bamwe bari bato kandi bake, gusa bafite igitekerezo cyari cyuje icyerekezo. Yari RPA, Rwanda Patriotic Army, ubu ni RDF, Rwanda Defense Force. Urabyumva neza, ni ingabo z'u Rwanda. Ni inkuru mbarirwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, Brigadier General Ronald Rwivanga, yantamishuriye zimwe mu mpamvu zatumye urugamba rubaho. Izi zirimo gusubiza impunzi mu gihugu cyabo. Rwanda Patriotic Army ivuka nk'igisirikare, yavutse nk'umutwe wa RPF Inkotanyi mu mwaka w'1986 aho ngaho. Washinzwe n'Abanyarwanda bari barahunze mu mwaka w'1959 mu mahanga atandukanye, bagiye Burundi, abandi bajya Uganda, Tanzania, Kongo n'ahantu hatandukanye. Ubutegetsi byatewe n'ubutegetsi bubi bwarangwaga n'ivangura rishingiye ku moko, uhereye muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. So tariki ya 1 Ukwakira mwaka w'1990 hatangijwe urugamba rwo kubohora igihugu rugamije ibintu nka bitanu. Icya mbere ni ugusubiza impunzi mu gihugu cyabo. Icya kabiri ni ugukuraho ivangura iryo ari ryo ryose. Icya gatatu ni ugushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi. Icya kane byari ukuvana igihugu mu bukene no guteza imbere imibereho y'abaturage. Icya gatanu ni ugushyiraho igihugu kigendera ku mategeko n'ubutabera. Ni inkuru nziza y'umunsi wa none, ni inkuru abato tubarirwa, ariko kandi ni inkuru abakuru babara bagashima ndetse bakiyemeza kubyigisha abato. Nyemerera dukorane urugendo, ni urugendo rwerekeza mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Aha turaganira n'umwe wemeza ko ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka w'1991 ni umunsi uvuze byinshi mu buzima bwe, kuko ari bw'inkotanyi zamuhaye ubuzima ko zikamubohora. Iyi tariki yari kwicirwaho, ni nayo yatabariweho. Ni umunsi amaso ye yabonye ibyo atazibagirwa. Mbaza ngo yabonye iki? Yabonye inkotanyi. Ni koko zatanze ubuzima mu rwazibarutse. Uzi igitangaje ndetse kinashimisha benshi nuko aha hari ishuri, ari nayo nzira yanyuzemo umunsi inkotanyi zimubohora. Twari turi mu bantu, nandi mu bantu bake bari bagishakisha, kuko nahageze tariki 11, ariko nemaze nk'iminsi gera kuri 5 mfungiweho mu nzu nabagamo.
ntwashobora kugira ikintu wambara twari umuriro w'iteka ryose. Urumva nageze mu tariki 11 ariko Imana tariki 11 z'ukwezi kwa 10 mu 1990, ariko nko nakubwiye namaze indi minsi 5 ufungiye iwanjye, maze n'indi joro muri kasho ya brigade. Bari babwiye abanyururu b'imbere yuko twebwe turi generals cyangwa general bayobora urugamba bafashwe ku rugamba. Bigaragara ko iyo tariki nta nkotanyi n'imwe yagafashwe, ku buryo bayerekana bati reba za nyenzi ngizi, nitwe rero twabaye sample. Bigeze saa 11 kuri 23 twumva urugamba, amasasa akomeye cyane, imbunda ziremere. Bwebwe bwa mbere nabyumva ngewe, ariko ndibaza ariko se abantu bagomba kutwica baba batumvikanye uburyo bwo kutwica bagasibiranamo? Ese basibiranamo ku bwacu twese ko twitwa inyangarwanda? Nkuko bakunda kwivuga biraducanga, tubura igisubizo. Bigeze hafi bigiye kuba saa moya twumva amasasu atangiye kuba make. Hari imbunda imwe iri kurasa ariko itaturasa twebwe, isujugunya ibikompara ahandi hantu. Imbunda yari inkotanyi, yari hafi kuri posta hariya. Hanyuma mu saa moya igeze twumva urusaku imbere, abanyururu barashakuje. Ubwo ni ukuvuga ngo bari bafunguwe basohotse, kuko inkotanyi zifungura iriya gereza aho basanze imbere ni abanyururu basanzwe. Twebwe ibyitso bari baradushize muri za special, bari baradushize mu makasho iyo udashobora kugera. Tubaho dutegereje tuti ni ibiki byabaye. Aho tugiye twumva inzugi ziragenda zifungurwa, wumva ari isasu rikubise padlock cyangwa ingufuri. Hanyuma tugiye tubona agasore kari mu myaka 20 kuzamura gafunguye ingufuri zari zifunze kuri iyo kasho yacu. Karavuga ati rero turabafunguye, ndi inkotanyi, musohoke mu giwanyu. Katubwiye ziravuga telefone Kigali bati Rwanda yafashwe, za ntwari z'u Rwanda zaruse sekayemo. Urubyiruko rwiga buri munsi amateka mabi yaranze u Rwanda, ariko nanone twabaye urubyiruko rwihaye intego yo gufatanya muri uru rugamba rw'iterambere. Ibi ubibwirwa nuko hari bamwe mu batangiye ibi bikorwa, ni ibikorwa bitandukanye muri uyu murongo wo kwiga no kwigisha abandi amateka. First of all, dumwe mu bagiriwe amahirwe y'uko igihugu cyacu cyabohotse. Kuba igihugu cyacu cyarabohowe, nkaba mfite amahirwe yo kugikoreramo, iryo ni isomo rya mbere. Ikindi nimize nakoze yigisha inkuru z'Abanyafurika mu bugeni n'ubuvanganzo. So ku rubyiruko ni ishuri, usibye n'urubyiruko ariko n'abakuze n'abato n'abana, nk'uko wageze hano ukahasanga abana b'abanyeshuri. Uyu munsi turacyabara inkuru y'igihugu cyongeye kubona amahoro, umutekano ugasagamba, ariko nanone akarusho umuturage yitaweho mu iterambere. Kuva ku rugamba kugera ku mahoro arambye, ingabo z'u Rwanda mu isi yose zitanga uko bikwiye. Nibyo wabyumvise neza. Ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda, inzego z'ibanze n'abaturage bwagize uruhare mu gukemura ibibazo bifitanye isano n'imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere muri rusange. Nyemerera dufata urugero rw'uyu mwaka wonyine wa 2025 gusa hakozwe ibikorwa by'indashyikirwa. Ibi birimo kuvura abaturage 41,868, hubatswe ibiraro 13, hubatswe kandi amazu 70 batishoboye hamwe n'amashuri y'incuke cyangwa se ECD centers, hubatswe amashuri 10. Mu byo twarwanaga nkuko nabibabwiye, mu byo twarwaniraga harimo kuvana igihugu mu bukene no guteza imbere imibereho y'abaturage. So RPA nkuko perezida yabitubwiye mukarangiye mu mwaka w'1993 yatubwiye ko ingabo zacu zizaba umusingi cyangwa inkingi ya mwamba mu iterambere
ry'igihugu. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi RPA yafashe inshingano ihabwa n'itegeko nshinga. RDF uyu munsi ngira ngo na Rwanda National Police birafatanya kugira ngo twubahirize ayo mabwiriza yaduhaye. Kandi twakomereje aho ngaho kuva uwo mwaka kugeza uyu munsi. Mu byo dukora rero uretse gufasha ibindi bihugu nanone kugira ngo bagere kuri iryo terambere mu buryo butandukanye, twihaye inshingano mu mwaka w'2009 byo twise Army Week. Twiyemeje ko twafatanya n'inzego zitandukanye ari iza leta n'izindi nzego n'abaturage mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage no guteza imbere ibikorwa remezo mu bikorwa bitandukanye, kubaka imihanda, ibiraro, kubakira abatishoboye disadvantaged groups. Ingabo zacu abasirikare b'abaganga bakora akazi gatandukanye k'ubuvuzi mu giturage. Ibyo byose bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, ibyo twita human security mu Cyongereza. Imyaka 31 ababohoye u Rwanda bari urubyiruko. Uyu munsi dufite byinshi byo kubigiraho kugira ngo natwe dukomeze uwo mujyo mu iterambere rirambye ry'u Rwanda uyu munsi n'ahazaza harwo, kuko mwarakoze Nkotanyi, ariko nanone imbaraga mwatanze ni isomo kuri twe kugira ngo igihugu kitazasubiraho cyavuye. Ubu rero urubyiruko turi kubwira n'urubyiruko rwavukiye muri paradise. Hari amateka meza bagomba kwigira ku rubyiruko rwampaye ubuzima. RPA Inkotanyi rwari urubyiruko rwiyemeje guha ubuzima igihugu. Namwe ubuzima mufite buva ku bwitange ubwo rubyiruko. Ubu turi mu rwego aho abakoze jenoside bayihakana, bayipfobya ndetse banabeshya. Muzaje kuri za YouTube, hari abana abuzukuru babakoze jenoside cyangwa abana babo, ibyo bavuga ntibavuga amateka y'ukuri y'igihugu. Birasaba rero urubyiruko kugira ngo mumenye amateka yanyu, muvuguruze ibinyoma byose bivugwa, kandi mwirinde kuko ibyo bavuga ni ukubeshya, ni ikinyoma gusa, kuko upfobya jenoside aba aniteguye no kongera kuyikora abonye uburyo. Niyo mpamvu ibiganiro tumaze igihe tuganira nuko jenoside yakorewe abatutsi igomba kuba isomo kuri twebwe abanyarwanda, ariko cyane cyane mwebwe urubyiruko ku bihugu duturanye nabyo, kuko ingengabitekerezo ya jenoside y'urwango iracyariho, ndetse no ku mahanga. Ubumwe rero bw'urubyiruko, ubumwe bw'abana b'u Rwanda, ndetse n'ubwenge bwanyu, ubwenge, gukoresha ubwenge no kumenya ukuri kw'amateka kuzatuma amateka mabi yabaye muri kino gihugu atongera kubaho. Cyambere nuko iyi shusho igaragaza amaraso yatakajwe mu kubohora igihugu cyacu. Ubwo uruhare rw'urubyiruko rero mu gusigasira ibyagezweho rufite ingingo nk'eshanu. Icyambere nuko bagomba kubungabunga ubuzima bwabo, kutishora mu bintu bibi nk'ibiyobyabwenge, kwisuzuma kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bakurikirane ubuzima bwabo. Icya kabiri, bagomba kugira imyitwarire myiza, kugira indangagaciro z'ubunyarwanda. Bagomba gukunda igihugu, iki gihugu ni icyabo, bagomba kugikorera. Bagomba kugira umusaruro ufatika, bagomba guhanga udushya kugira ngo duteze imbere imibereho myiza y'abanyarwanda muri rusange. Ubwo rero mu guharanira kugira imyitwarire myiza, hari ibintu byinshi tugomba kugeraho. Tugomba kuzamura uburezi, ubuvuzi n'imibereho myiza muri rusange,
kugira ngo ibyo bintu tubigereho hagomba kuba disipurine, imyifatire myiza kuri buri umwe, ku buri umwe, ku rwego rw'igihugu corruption zero tolerance, ariko no ku rwego rwacu umuntu ku wundi ugomba kwifata neza. Tutabikoze rero igihugu cyakongera kigataka, kigasubiraho cyavuye. Imiyoborere myiza, kurwanya amacakubiri, kwibanda ku bumwe bw'abanyarwanda. Ndi umunyarwanda ifite ikigamije kugira ngo tuvaneho ya moko yadushubije inyuma. Ubu twese ngira ngo ibyo tumaze kugeraho uyu munsi twabigezeho kubera ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda. Uruhare rw'urubyiruko ni ukugira ngo ibyo twagezeho tugomba kubisigasira, bagomba kubisigasira imbaraga zose. Rero niyo message nabaha. Kwibohora ni igihango cy'ubutwari, ni umurage w'ubona hazaza, nibyo kwibohora intambwe mu ntego.